Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati ese narakoranye n'umuntu amasezerano ya riba hanyuma nkashaka kwicuza nsabwa kubanza gutanga ukuri kongo twakoranye amasezerano igihe wataricuza? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ukuri muri Islam ni ukuri gushingiye ku mategeko, n'ukuri ntago kuba ukuri iyo kunyuranyije n'amategeko, kubera ko icyo ngicyo nicyo kiba ari ikinyoma. Ikintu kugira ngo kibe ukuri, ukuri kwa mbere ni itegeko n'amabwiriza n'umurongo w'Imana n'intumwa yayo. Ibyo nibyo bitanga ukuri, ntago ukuri gutangwa n'amabwiriza n'amagambo twumvikana cyangwa se tuganira hagati yacu, n'amasezerano rimwe na rimwe ahabanye n'amategeko, agahabana n'ubwenge, agahabana n'ubumuntu, agahabana n'impuhwe, agahabana n'ubufasha n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nyamara twabitwikiriye umwambaro witwa ngo ni byiza cyangwa se turimo turafashanya cyangwa turi gutabarana. Bityo iyo wicujije ku gikorwa cya riba, ukuri k'umuntu ni wa mutungo we nyirizina yaguhaye, naho za nyungu mwumvikanye kuzamuha, izo ngizo nta kuri kurimo, nta nubwo ari ukuri. Icyo gihe iyo nta yindi ngaruka ikomeye byakugiraho, icyo gihe kwa kuri ntago ukumuha, nuko kuri kuba ari ikinyoma, nta nubwo byemewe. Ariko biramutse biri bukugireho ingaruka, nko kuba warakoranye amasezerano n'urwego rufite ubushobozi bwo kuba rwanagufunga cyangwa se rukakuhemukira mu bundi buryo, ahangaha icyo gihe ubitanga nko kwigura, ariko ntago bitanga nk'inyungu za cya gikorwa. Icyo gihe ubitanga nko kwigura no kwirinda inabi zakugeraho ziturutse kuri urwo ruhande, ariko ntago aba ari ukuri kwabo ubahaye. Bityo iyo rero umuntu yicujije, ntago ukuri ari bya binyoma byari mu masezerano ye na bwa buriganya bwari mu masezerano, ibyo ngibyo icyo gihe nabyo ntago aba yemerewe kubitanga, kabone n'ubwo urundi ruhande rwa rutari rwicuza. No gutabarana mu byiza no kurindana ikibi, n'ushaka kurya umuziro mu kumutabara no kumwima. Wallahu a'lam.